Imana ishimwe cyane ko tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Nshimye Imana cyane ku bwawe wemeye kureba ino video. Tugiye kwiga ku magambo y'Imana rero, turiga kuri salvation cyangwa agakiza. Se kuki umuntu akizwa, kuki umuntu akeneye gukizwa, kuki nyine umuntu akizwa byagenze bite, kuki ari ngombwa ko umuntu akizwa. Agakiza rero gatangirira mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana isomye mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza kuri 30, usanga hagaragaza ukuntu Imana yagiye irema ibintu, hanyuma yagera no ikareba umuntu ikamubwira iti ngo hahise, iyimuhereza nta kintu yakoze atabikoreye kubera urukundo rwayo. Ibyo bigaragaza cyane urukundo rw'Imana ku muntu. Ikindi kintu ubonamo nuko Imana ibintu byose yaravugaga ngo habeho iki kikabaho, ariko igeze ku muntu iramubumba, ifata amaboko n'amaboko yayo iramubumba kugira ngo ireme umuntu. Ibyo ni ibintu bigaragaza urukundo rw'Imana uhereye kera ku muntu. Ikindi kintu nanone dusanga mu itangiriro ni ukuntu Imana yaremye isi, yabona ari nziza ikayereza umuntu, ikamubwira iti genda uyobore ibintu byose byo ku isi, inyamaswa n'amatungo byose bishyize mu biganza byawe ubiyobore. Umuntu ntabwo yarakwiriye gufata ubwo bubasha bwo kuyobora ibyo bintu, ariko Imana irabimuha nta kintu yakoze. Iyo ni grace y'Imana cyangwa n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana byakoresheje Imana, byatumye Imana ihereza umuntu isi. Urukundo rw'Imana rero, Imana imaze guhereza umuntu isi, umuntu yakoze icyaha. Kubera ukuntu Imana yaremye umuntu imuhereza kamere ariyo displaying umuntu cyangwa ariyo igaragaza umuntu. Kamere ni wo muntu, ni nka motherboard cyangwa igitanda kuri electronic, ibikoresho biri electronic. Motherboard urabizi ko tuvuge nka telefone, udafite motherboard nta telefone waba ufite. Ni nka kamere nayo ni igaragaza umuntu. Kamere ni wo muntu, kandi kamere nyine ni ikora ibyaha. Imana yahaye umuntu amarangamutima, imuhereza n'ubushake bwo guhitamo, will. Hanyuma ubwo bushake abukoresha ahitamo ikibi, bituma akora icyaha. Amaze gukora icyaha rero byamugejeje ku rupfu, kuko Imana yamubwiye ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Yarakiriye atandukana n'Imana. Umuntu yari yararemewe kubana n'Imana iteka ryose. Ubisanga mu gice cya 3, aho usanga ko hari igiti muri Edeni, harimo igiti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo bivuze ngo ni imbuto yaryaga agakomeza akabaho, ni imbuto yaryaga akagira ubugingo. Mbese Imana yamuremeye kuzabana nayo ubugingo bw'iteka. Hanyuma amaze gukora icyaha atandukanyijwe n'Imana, Imana imwirukana muri Edeni kugira ngo atazongera kurya kuri iki giti, akabaho ari umunyabyaha. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Imana yanga ibyaha ndetse yanga n'abanyabyaha, kuko yamwirukanye muri Edeni. Hanyuma ibyo ngibyo yakoze byatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Iyo usomye muri Abaroma 23 umurongo wa 23, abari mu gice cya 3 umurongo wa 23, hagaragaza neza ukuntu abantu bose turi abanyabyaha, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyo ni bigaragaza ko twese twahindutse abanduye, twese turi abanyabyaha kubera icyaha cya Adamu. Kandi Imana yanga ibyaha. Ubisanga muri Zaburi ibice 5 umurongo wa 5 kugeza kuri 7, ngo kuko utari Imana intambira kibi, umunyangeso mbi ntazabi wawe. Bigaragara neza ko Imana idashobora kubana n'umunyabyaha na gato. Iyo usomye nanone muri Yesaya 64 umurongo wa 5, gusa haravuga ngo Yesaya, reka tuwasome Yesaya 64 umurongo wa 5. Yego, haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranuka kudutwara nk'umuyaga. Bigaragaza neza iki ni cya gihe wumva umeze neza, wumva uri perfect imbere y'Imana, wumva icyagiye wumva wowe n'Imana nta kintu na kimwe cyabatandukanye. Cyagiye wumva umeze neza, cyagiye wumva nyine uri mu mavuta, niko nabivuga. Uvuga uti rwose Imana iri guseka, avuga uti umwana wanjye ameze neza. Ibyo ngibyo bimeze nk'ubushwambagana ndetse ngo bwuzuye ibizinga imbere y'Imana. Bigaragara neza ko umuntu ikintu cyose yakora mu byaha bye nta kintu bimaze, ni meaningless. Ibyo ayo ni amaverse agaragaza umuntu nk'umunyabyaha. Rero ibyo bimajije kuba, Imana yahaye umuntu amategeko yayo. Yamuhaye amategeko y'Imana.
kandi umuntu kubera kamere ibumamo cyangwa kubera ko ari umuntu, twabonye ko kamere ari umuntu, iyo kamere ntiyatuma akurikiza amategeko y'Imana kubera ko ni amategeko y'Imana nyine. Amategeko y'Imana kugira ngo tuze kubyumva neza, urabona nka hano ku isi cyangwa tuvuge mu Rwanda hano turi dufite amategeko. Impamvu tudafunzwe twebwe nuko twagerageje gukurikiza amategeko. Impamvu twashoboye gukurikiza ayo mategeko nuko ari ay'abantu, ni amategeko y'abantu twayakurikije kuko ari amategeko y'abantu. Ariko amategeko y'Imana atandukanye nayo. Amategeko y'Imana kugira ngo yakurikize nuko bisaba ko ufitemo ubumana. Ntushobora gukurikiza amategeko y'Imana. Dusome muri Yakobo igice cya 2 arabivuga neza. Yego, Yakobo igice cya 2. Yego, umurongo wa 11 dore ku 10 aravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. Ibi ngibi bigaragaza neza ko nta kintu ushobora gukora kugira ngo ukurikize amategeko y'Imana. Nureka gusambana ukica urabukoze icyaha, nureka kwica ugatukana urabukoze icyaha, kandi amategeko yose birivuze ko urabiwe wishe. Bivuze ngo ntabwo ushobora gukurikiza amategeko y'Imana biri perfect, ntibishoboka. Rero kubera ibyo bintu byabaye ku muntu, Imana yatanze amategeko kugira ngo igaragaze ko mu ijuru ntago ari ibintu byoroshye, cyangwa ntago ari ahantu umuntu agenda gutya akahita hagera biri aho ngaho. Ikindi kintu ntekereza Imana yashaka kugaragaza, yashatse kugaragaza grace yayo cyangwa ubuntu bwayo, urukundo rw'Imana rwinshi. Kubera ko umuntu adashobora gukurikiza amategeko y'Imana kuko ari umuntu, kandi Imana irashaka ngo umuntu ajye mu ijuru ari perfect cyangwa ari clear, nyine atunganye rwose, atunganye kugeza ku Mana. Imana irashaka ngo ugire ubutungane 100% kugira ngo ube umwana wayo cyangwa kugira ngo ugere mu ijuru. Ariko ntibishoboka kuko turi abantu, ntidushobora kugera kuri icyo kigero cy'ubutungane. Ibyo ngibyo rero bigatuma Imana ivuga iti aba bantu kubera ko ari abanyabyaha, ibihembo byabo ni urupfu. Ubisanga muri Abaroma 6:23 ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Biragaragaza neza ko nta kintu ushobora gukora cyiza. Dushingiye kuri Yesaya, nta kintu cyiza ushobora gukora buzabona ubugingo buhoraho, kuko ngibyo dukora byiza ngo bimeze nk'ubushwambagara ndetse bwuzuye ibizinga, cyagiye twumva turi perfect. Ibi rero biragaragaza neza ko ikintu kimwe ushobora gukora, kimwe cyonyine, ni ukwizera Kristo. Kristo ni Imana yaje mu bantu. Iyo usomye mu Bakorino ba 2, reka tuhasome. Abakorino ba 2 ibice 5:21 haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ibi biragaragaza neza ko Kristo yari perfect. Kristo yari Imana iza mu isi, hanyuma ayihindura umuntu. Ntago yari yarakoze icyaha, ntago yari yarigeze kumenya icyaha, ariko Imana imushyiraho ibyaha byacu kugira ngo twebwe abanyabyaha tudizavingwa gupfa cyangwa dukwiriye igihano cyo gupfa, Kristo apfe mu cyimbo cyacu cyangwa ku bwacu, twebwe dukire. Bigaragara neza nanone muri Yesaya nanone 53. Yesaya 53. Yego, reka tuhasome. Haravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro ubwo twamubonaga, ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uyu ni Kristo amaze kugera mu isi. Kristo yaje mu isi, ntiyari afite ubwiza cyangwa yiyambuye ubwiza bw'ubumana, yishyiraho ububi bw'abantu
ku buryo ngo ntiyari afite ubwiza bwakwifuzwa, ntiyari mwiza, ntiyari afite uburanga ku buryo twareba tukavuga tuti uriya ni Kristo uje, reka tugire gutya. Urumva ko yafashe ibyaha byacu byishyiraho, yemera kuba mubi mu cyimbo cyacu, afata ububi bwacu arabwihereza. Reka dukomeze. Umurongo wa 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yikoreye, nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Ngo Kristo, intimba zacu nizo yishyizeho. Twebwe twahawe gukiranuka kwa Kristo, iwe ahabwa ibyaha byacu, arabyikorera, yikorera ibyaha byacu kugira ngo dukire. Ibihano byari bidukwiriye nibyo yishyizeho, ibihano byari bidukwiriye nibyo we yavuze, ibi nibyo bihano bibakwiriye abanyabyaha, reka ibyaha byabo byose mbifate mbishyire kuri njye, ari njye ujya kuhanwa mu cyimbo cyawe, kubera urukundo rw'Imana. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nguko ukuntu twatekereje Kristo amaze kubabazwa n'Imana kubera twebwe, kubera ibyaha byacu. Kristo yarababajwe kubera ibyaha byacu, ariko twe tumutekereza nk'uwakubiswe n'Imana Data. Ngibyo ibintu biteye agahinda. Umurongo wa 5, nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashinjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Nguyu Kristo ngo yacumitiwe ibicumuro byacu. Baragaragaza neza ko ibyaha twakoze n'igihano cyari kidukwiriye byagiye kuri Kristo. Kristo ahanwa ku bwacu kugira ngo twebwe duhabwe ubugingo buhoraho kubera urukundo rw'Imana. Hanyuma ngo imibyimba yiwe ntiyadukirisha. Twebwe dukizwa n'imibyimba ya Kristo. Kristo yarababajwe kugira ngo tubone ubugingo. Kristo yarishwe arazuka kugira ngo twebwe tubone ubugingo, tuzukire muri we, duhabwe gukiranuka kw'Imana. Ngaka agakiza. Kugira ngo duhabwe gukiranuka kw'Imana niko Kristo yapfuye. Rero dufite kumwizera. Kwizera Kristo ubisanga mu Baroma igice cya 10, umurongo w'9, havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akaba arwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Nguko kwizera Kristo, nuko watuza akanwa kawe ko Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, nibwo uzakizwa. Kwatuza akanwa ko ari umwami ni ukuvuga ngo Kristo ni umwami. Kuvuga ngo Kristo ni umwami ntabwo ari ukuvuga ngo Kristo ni umwami hanyuma ngo uvuge ngo ndabyizeye ko Kristo ari umwami ngo wigendere. Nuko wemera ko ari umwami, akayobora ubugingo bwawe, akaba umwami wawe, ukagenda ukemera akayobora ubugingo bwawe, akaba umwami wawe, akayobora intekerezo zawe, icyo utekereza kikaba gishingiye kuri Kristo. Iyo usomye nanone mu Bakorino ba 2:5 hagaragaza ukuntu iyo umuntu yizeye Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Bivuze ngo nta kitegeka, nta kiyobora, ahubwo ayoborwa na Kristo. Yabaye icyaremwe gishya, yapfuye ku byaha, azukana na Kristo, abaho mu buzima bwa Kristo. Rero Imana kubera ko ishaka kubana n'umuntu uri perfect cyangwa ukiranuka by'ubumana, ukurikiza amategeko by'ubumana, kandi tukaba tutabishobora tukiri abantu, birasabwa ngo wizere Kristo. Kwizera Kristo ni kuriya narimaje kubabwira. Rero kwizera Kristo, numara kumwemera nk'umwami, urabarwaho gukiranuka kwe. Niba wemera ko Yesu ari Imana, urahabwa ubumana bwe, hanyuma ube muri Kristo. Paul yavuze ngo ubusinge uriho ni Kristo uri muri njye. Bivuze neza ko iyo umuntu abaye muri Kristo aba icyaremwe gishya, hanyuma agahabwa ubumana bwa Kristo, akaba muri Kristo, Imana ikamubonera muri Kristo, akaba afite perfectness cyangwa gukiranuka cyangwa
righteousness y'Imana, icyo gihe akaba yemerewe kuzabona ubugingo. Birashoboka cyane ko ushobora gutekereza ko ukijijwe nyamara udakijijwe. Birashoboka cyane ko ushobora kwishuka ngo ndakijijwe kubera ko nkora neza nyamara udakijijwe. Gukizwa ni ukwemera ko Kristo ari umwami, akayobora ubugingo bwawe, akayobora intekerezo zawe. Niba wizera ko Kristo ari umwami, niba usanzwe ubyizera ni byiza, Imana ishimwe. Niba utarabyizera, fatanya nanjye kubyizera. Wizere ko Yesu ari umwami, umukingurire ubugingo bwawe. Wemere ko Kristo ari umwami, umuhe umutima wawe. Wemere ko Kristo ari umwami, umuhereze intekerezo zawe, umureke ayoborwe wowe, uyoborwe na Kristo, abeho, wowe ubeho muri Kristo, atari wowe uriho. Icyo ukora cyose ugikorere muri Kristo, kuko ntabwo ushobora gukora icyiza utari muri Kristo ngo kibe cyiza. Nibuke cya cyanditswe twasomye cyo muri Yesaya, biragaragaza neza ko ibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Bivuze ngo without Jesus Christ everything is meaningless. Dufite kwizera Kristo kugira ngo tugire icyo dukora. Byako yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Bigaragara neza ko iyo wizeye Kristo urakora, ugakorera muri Kristo, Kristo akagukoresha. Dusoreze mu cyanditswe kiri muri Abefeso ibice 2, umurongo wa 8, wa 9 n'uwa 10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyi verse iragaragaza neza ko gukizwa kwacu, guhabwa agakiza cyangwa kubona ubugingo buhoraho ni impano y'ubuntu. Nta kintu ushobora gukora gukizwa uretse kwizera Kristo. Wizera Kristo, ukizera ko ari umwami, ukamwemerera akaba umwami wawe, akakuyobora. Hanyuma ngo ugakora imirimo myiza Imana yiteguriye kugira ngo uzakore, uyikoreye muri Kristo, uhabwe gukiranuka. Nguko kwizera Kristo. Niba wizera ni byiza, Imana ishimwe. Niba utarizera, wumva ushaka kwizera, nabyo ni byiza. Reba isengesho riri kuri screen yawe, hanyuma ufatanye nanjye kurisenga kugira ngo Imana itwakire, kugira ngo tube mu mubare w'abana bayo, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo ibyiza by'Imana byose natwe tubirye, kugira ngo ibyiza by'Imana yaduteguriye tubibone. Hari abantu bamwe bajya bavuga ngo urabona ngo umuntu ngo ari umuntu gafite umwana agakora amakosa, ngo nta kintu ashobora kumutwara. Nyamara ku Mana biratandukanye. Ntitukavuge urukundo rw'Imana ngo twirengagize gukiranuka kw'Imana. Imana irakiranuka kandi irera, kandi imanza zitabera. Niyo mpamvu ibintu bya tolerance bantu banjye, ni ukuri sinzi ko Imana ishobora kuzazana tolerance. Imana iravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Mutekereze ukuntu yashenjaguye Kristo, mutekereze ukuntu yashenjaguye Kristo kubera wowe. Imana yakubise Kristo, iramwica, iramuzura kugira ngo wizere ko ari Imana, kugira ngo uhabwe gukiranuka kwayo. None tekereza umuntu udashaka kuyizera ahagaze. Rero niba wumva ushaka kwizera Kristo, iri sengesho riri kuri screen yawe, ndakwinginze ufashe turisengane kugira ngo twembi duhabwe ibyiza by'Imana. Murakoze cyane. Ubutaha tuzagaruka tureba umuntu uri muri Kristo Yesu n'icyo ahindukaho. Umuntu uri muri Kristo Yesu aba gute? Twabonye ko abicyaremwe gishya. Niki ugomba gukora uri muri Kristo? Niki ukoreshwa no kuba uri muri Kristo? Niki udashobora kwikoresha kubera ko uri umuntu wa kamere utari muri Kristo ushobora gukora kandi Imana ishaka gukora muri Kristo? Niba wizera cyangwa wizeye kubera ubutumwa bwiza umaze kumva, dusenganira isengesho riri kuri screen. Murakoze cyane.